ntabwo mbimubwiye mama aba afite amafaranga menshi nzabimubwira ari uko yamaze kudukorera umushinga uzi ko mama yambajije ya mafaranga ariko aje se wowe gutamubwiye ntabyo namubwiye ahubwo nagukingiye ikibaba nanga kubimubwira wankingiye ikibaba warabimubwiye ubwo se yagiye kubimenya kandi nishakoshi harimo ifaranga byinshi harimo ibipinda nagiye kubimenya warabivuze none se ntiyayabaze yabaze wenda ariko ubundi wari wabivuze yambwiye ahubwo ko wa mushinga w'inkwavu ngo byanze ngo tugiye kujya tworora umushinga w'ingurube izina rya tugiye korora ingurube koko biranuka ingurube ariko nta kibazo ngiye ku cyo nshaka aricyo kitakize ni kofi nta kindi kofi byinjye nta kindi nkeneye n'ubundi yimba bizajya bimukangurira kenshi ngewe ibyo nshaka rero ndashaka bya bindi bizajya bigenda bibi byawe bwagura kamwe akareka nta kundi nyine yemeje umushinga kuba keza buriya kareka ihene yarabyanze ni umushinga w'ingurube nyine niwe yemeje nazanye taye ariko baba nawe rwose ndabibona nanjye nyine maze gukura ndimo ngenda none se soso maze iminsi mfite icyifuzo mwana wanjye ndabizi ko ukunda imana ariko ukunda imana akunda n'abana bayo mfite icyifuzo cya munyurwa munyurwa so muteke cyifuzo munyurwa merewe nabi munyurwa ejo bundi navuye ku murenge nkubitana nawe arara mu mbeho ahantu ku rubaraza rw'inzu numvise ngize agahinda nk'umuntu w'umubyeyi rwose none si byo birakureba oya nagize icyifuzo mwana wanjye jya umenya ko umubiri ari nk'undi numva twamuzana mu rugo umuzana hehe muzana mu rugo umva mama ntago mbishaka mva mwana wajya ugira impuhwe uriya mwana nta babyeyi agira uriya mwana ararara imbehe imwishe kandi ujya ugira impuhwe oya mama impuhwe ndazigira ariko njye ntago nshaka ko munyurwa umuzana mu rugo natwe turihagije wagize impuhwe mwana wawe oya njye nta mpuhwe nagira uriya mwana ubundi si uriya mwana utagira ababyeyi ubundi umushaka yigize ikirara umva ntawe nshaka mu rugo turihagije uko turi kuba ikirara nuko ntaho afite aba ntago ari ikirara ahubwo buriya munyurwa umuzanye ukamuforoma yaba umwana mwiza akajya kuri gahunda kandi buriya ujya umenya yuko umubyeyi ari nk'undi ariko mana yanjye mama nawe umva uranyobeye rwose ejo bundi dore narumvishe ngo wamuhaye n'amashati ngo n'amatelefone ngo byose warabimuhaye umva ntabwo nshaka yuko aza mu rugo ntabyo nshaka none se ntakwiye kugira uburenganzira nk'ubw'abandi bana iyo telefone yarayikeneye nawe ngo avugane n'abandi bana ako gashati yaragakeneye nasanze imbeho yamwishe n'inshishi ziri kumwurira ariko mana yanjye nese mama buriya niwe wabonye kugira ngo wifate umuhe telefone umuhe n'amashati angana kuriya uriya mwana impamvu nabimuhaye rero ni ukubera yuko nta babyeyi nta n'umwe afite kugeza ubu mama we yaramubuze na papa we yaramubuze ntazi aho baherereye wakwihanganya mwana wanjye oya ntago mbishaka ubwo nibyo mama naho twari tujyanye ndigende ugende wenyine ubundi uriya mwana umeze kuri aho wigize ikirara nta n'ababyeyi agira ubundi umushaka iki ugende wenyine none se soso ugiye aho twari tugiye ubu ngubu uraharetse kuhajya koko mbabarira ugende wenyine wanteye umujinya
mbega sosa umwana wanjye agiye kugira umutima w'ubunyamaswa, nari nzi ko azagira umutima nk'uwanjye. Yo nta mpuhwe zimurimo pe, birambabaje ariko umuntu urusha harya ubu bamutekinisiye nzabona ryari ngo aza nkorere mikoro y'iyi mashini yanjye aka gasende ndi kureba ukuntu karyoshye ntari kumva ibyo kari kuvuga. Aramwishe Shere ngiye gusenga mu butayu. Genda nta kibazo, wibuke gusengera natwe Imana isanzwe ifitiye impuhwe. Sawa komeze nirebera aka gaseri kawe. Yewe pe izi filime koko bibaho. Ntabwo najya gukina filime nzi neza ko ndi bupfe. Reka nukureba bamutekinisiye rwose akankorera mashine yanjye nkareba ko najya numva aya majwi. Ibintu wenda bizajya binyobagiza stress umugore aba yanteye. Mu misozi abariyo tubabwira ibya Yesu, maze nabo bakizwe. Tugende mu misozi, tugende mu misozi abariyo tubabwira ibya Yesu, maze nabo bakizwe. Tugende mu misozi. Uwiteka Imana yacu, akanya nk'aka ngaka nongeye kugushima Mana. Mana nzanye ibyifuzo imbere yawe. Data mukunzi waravuze ngo iyo ibyo uvuze biraba, wategeka bikaba. None Mana akanya nk'aka ngaka nje imbere yawe Mana, ariko Mana ndakwinginze mpindurira amateka Mana, mpindurira amateka Mana, ndakwinginze Mana, mfite icyifuzo mu mutima kirandemereye Mana. Mana uriya muhungu ko namukunze Mana, cinzira Mana, cinzira aho zitari tubonane Mana, nubwo nkomerewe Mana gira neza, ugira neza bugacya bukira Mana. Urakoze kuba ubyumvishe byose mbigusabye mu izina ryawe, amen. Urabizi ni wowe uzi ibyanjye, akababaro nahuye nako mu rugo rwanjye ni wowe ukazi. Urabizi Mana, niyo mpamvu nzanye ibyifuzo imbere yawe ngo mpindurire amateka Mana. uriya muhungu nimubona nzagushima, nkuzanira amashimwe imbere yawe. hano ndebe byibura ko nagira nanjye wasenga Imana ikampindurira ubuzima. Ntawe se Amerika duheruka tuvugana, sinzi ngo byarangiye gute. Nta kazi nzabona koko, nta mukoresha mwiza nzabona. Reka nsenge ngusabe uzampa akazi rwose, nanjye wenda nzagira ubuzima nk'ubw'abandi. Ubundi ubwo sinasoje si uko basengara. Ubwo narangije tayari.
we ndamubonye ngewe hu muraho se munyu mbese ni mwebwe ni twebwe kabisa nawe sinawe ujya uhagera naje gusenga numvise umuntu andangira hano mu butayu none nahaje ahubwo manuka tumene hayirisha aha ese munyu wowe ngaho hazanywe n'iki ko nshimye ko twebwe tuba dufite ibibazo byinshi biba byahatuzanye nyine urabizi imibereho y'iki gihe ni danje si bavuga ngo danje it is danger it's danger munyurwa rero nkuboneye igihe nanjye mu byanzanye n'ibyo byari birimo bashyira ibitabo hano rero twiganire ibyo kora shyira ahangaha umva rero munyurwa nkufitiye amakuru nako nkufitiye akazi nkufitiye akazi kandi ndabaza abantu n'iki gihe sha oya muri abo ngabo ntabwo ndimo ubaye wakangaye umbwira ko mfitiye akazi ngiye muri abo ngabo ntabwo ndimo jewe nkufitiye akazi gashyushye pe ngaho amakuru munyurwa rero ugiye kuzajya uza uganirize kuva mu gitondo kujya nimugoroba ese bijya nabivamo koko si akazi se keza gahemba neza uzajya umpemba mbere icyo ushaka cyose uzajya ukibona nyine wenda ntabwo umeze nk'abantu bajya numva cyangwa se nahuye nabo tukora byibura nakuyemo agapantaro urumva ndi kubona ukeye pe inkweto zo nizo natoraguye ejo bundi umura mu minsi reka rero nkuzere ndimo ngenda niviriye nyine urabizi iyo wakoze akazi urananirwa urumva ngenda mbona muri rigore mo hariya hirya umuntu yateyemo inkweto yana mpita ngenda ndazifata ngize amahirwe nta n'ahantu kacitse hamwe na gatoya buriya rero mu minsi mike unyemereye ukaza tukajya ugakora akazi neza wajya ugura imwe bita timbarane ndumva ahubwo uyizi iyo ngiyo niyo wajya wambara bayita timbarane nashana ko ihenze sha nkumbi nka 70 ingahe utwo ngutwo ni ubusi wanjye okay shakoze cyane rero ubwo ngubwo nzajya nza umva ndatangire ryari umva guhereje uzaze nta kibazo ubwo tubyumvikanye tayari ndimo ndatega amafuko agafatwa imbere umukobwa nakunze amaye akanimero none ndimo kumuhamagara bikanga gucamo ahubwo ndabigenzana uriya mukobwa ni gute nzamwigarura koko ko numva mushaka cyane baba data ndabigenza ni kuko mana yanjye ndabigira gute konega inkwari agafatwa ibibiri oya ariko tawe soso wanjye soso nakunze mwana ufite ibizigira ahantu hose sha mana we reka nze mpamagare umukire Jamerike kuko namubwiye ibyanjye byose mubwira n'uwo mukobwa kandi nasanze ari gahunda afite yo kundangira reka mpamagare Jamerike noneho ampuze nawe abingire muri mukobwa mwigaruye rwose Jihadi Jamerike nguye namubonye Jamerike ndabona ngasoje man sikora amaso yaratangiye kuzamo ibitotsi ariko kari karyoshye si yataye hello habaye iki akuja uri ikibwa umwana kunanira tera umva nkubwire wa muswa umwana ugenda umukubita ingingo ku ngingo ntumuye nakanya ko gutekereza uri mu biki ubwo heruka sinari nakubwiye uko ugomba kubigenza reka ntugakabye reka rero nkubwire mwana
umva ugende ubigenze gutyo ujye umubwira umwungikanya kandi amagambo aryoshye uvuze nimba umubwira umwuka inabi atakiri umwana mutoya reka da umubwira amagambo yoroheye abana nka bariya bakunda utuntu tumeze nk'uduhenda abana uzagera umaze kumufata amaraso ko namuganije nkumva nawe arimo ra nta nubwo bizagutwara igihe kirekire genda ubikore gutyo reka nta mafaranga bizagutwara hayaze uriya mwana ko atanywa inzoga nyinshi reka icyo ashaka ni keya ubundi ibintu bikagenda neza ntabwo bizatwara imyaka nta nubwo bizarenza umwaka izere ko ufite gahunda ariko nawe atari uwo kumutesha igihe buriya mwana uretse ko nyine yasanze nariboneye cya gitonore cyanjye hanjye rwose cya mwana nabonaga ntari bida nuko nyine yaje cyarahageze mbere fatiraho rero njye nta kintu nakwima urabizi uri munywanyi wanjye ntari sawa Rafael buri uzambwira uko byagenze wise ujyayo genda ntari